ndaza mubyinire wa nkunda ukuntu ajya abyina gutya muri korari harya ni Alarme ni korari ako ni korari nuko ari ministeri ariko ga ni korari mu ikorari azabyina neza icama kazaja hahandi kuri kadansera akaba ari uzaza utanga idansi uwo nta wundi ni umukobwa mwiza cyane. Hi guys, hello friends and family of Impamo 250. Ndabasuje cyane nizere ko meze neza nanjye meze neza ndashimana. Turi muri weekend, turi kuwa gatandatu. Nizere ko weekend yanyu yagenze neza, abatashye ubukwe twizere ko mwe mwagiye mu bwagenze neza. Natwe rero twiriwe mu rugo weekend yacu twameshe tumeze neza nta kibazo. Nuko byari byifashe bajya bavuga ngo weekend niba utajya usohoka cyangwa utafite umuntu gusohokana cyangwa utagiye mu bukwe ujye wegera babandi bavuga ngo weekend ntayibaho nukumesa. Iyo ngo udafite ifaranga weekend aba ari ukumesa. Rero mbahaye ikaze ngo muze tubane muri uyu mwanya. Ndabashimiye cyane ku rukundo muri kutwereka, muri kutugaragariza. Imana ibahe umugisha kandi rwose namwe bantu mutari kuvuga bite mutuvugishe abantu ba Mizuri rwose mwanyandikiye ndabashimiye ariko nkeneye n'amafoto yanyu kugira ngo namwe dukore ka top 10 kiwanyu tutarasoza Amerika. Ariko uyu munsi rero weekend yacu turi wacu i Kigali, twagarutse wacu i Kigali ariko tugiye gutaramira muri ministeri yitwa Alarme Ministries. Rero muze tubane mube tiyari ntihagire ubura cyangwa ngo akererwe. Ariko mbere ya byose turanza kwifuriza Aline Mamaganza isabukuru nziza. Happy birthday to you Aline Nyabicece, Miss Nyabicece, top 10 number 1 Nyabicece Aline. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nta deni ngusigayemo, nakuririmbiye, nagupostinze, nagukandiye n'abandi bagukandira akanyenyeri rwose ukomeze ubwubwe neza. Uyu munsi rero top 10 yacu tugiye kuyikorera abagore beza bari muri Alarme Ministries. Alarme Ministries ifite abagore benshi beza ariko utari bwisangemo hano mu bagore beza ba Alarme harandi hantu uzisanga muri episode 2 y'Abanyakigali kuko twakoze episode 1 ubu tugiye gutaramira muri Alarme turi mu Kanogo ubu nyine mu Kanogo akanogo kabisa. Tugiye kubagezaho abagore beza bari muri Alarme Ministries kandi bafite n'abagabo beza. Abagabo beza b'abasirimu ewana babagabo nyine buzuza inshingano zabo zo kuba abagabo beza mu rugo. Uyu munsi rero turatangirira ku mwanya wa 10 nk'ibisanzwe. Turasanga umumama mwiza cyane w'imico myiza wiyubaha wubaha Imana n'umuryango, umukobwa w'abasinzira akaba ari umukazana w'abasegege. Uwo nta wundi bamwita Aline. Umukobwa mwiza cyane nakayobe ni keza nyine n'umumama mwiza uzi kwiyitaho ukiri muto cyane ariko abafite fresheri bandugu afite fresheri kabisa. Ejo bundi yujuje n'imyaka. Rero twifurije isabukuru nziza, twifuje uburame buva ku Uwiteka, ukomeze wibere mwiza n'urugo rwawe mukomeze mugire ibihe byiza. Congratulations ku mwanya wawe wa 10. Uyu munsi sintinda pe. Uyu munsi ni weekend nta mpamvu yo kurambira abantu. Turi kwihuta kugira ngo tubone uko tujya muri Kentucky na Missouri kugira tuzabone nuko tugaruka muri episode 2 y'Abanyakigali. Ariko mukomeze mutwereke urukundo, mukomeze mukurikire. Comment zanyu nizo mba nshaka cyane. Ku mwanya wa 9 rero turasanga umugore mwiza cyane, umukobwa w'abanyabyinshi akaba umukazana w'abagunga mu nzu y'abadinzi. Uwo nta wundi rero ni Madame Chris wacu Films, bamwita Joy kabisa. Ni mwiza cyane
mwiza rwose. Uyu mugore yahagurukiye gukora. Uyu mugore kabisa nawe afasha umugabo we gushyira kamera ku rutugu bakajya gukora mu makwe. Ewana Joy kabisa uri umusirimu, uri umumama nyine utavuga ngo ibi ni iby'abagabo, ngo ibi ni iby'abasore. Uravuga uti why not nanjye ntaguruka nkajya gukora, nkakorera urugo rwanjye n'umugabo wanjye tukiteza imbere. Uwo rero ni Joy, umukobwa w'abanyabyinshi. Congratulations ku mwanya wawe wa 9. Ubusirimu bwawe rwose njye narabukunze pe, narabikunze rwose. Umugore uvuga ngo reka nanjye ngende nicare hariya mfashe umugabo gukora akazi ka videography. Ndagushimiye cyane kandi rwose uri mwiza muri Alarme, ariko hari ukuntu wabuze, ugira ugaruke twongeye tukubone. Ntago tukikubona cyane, ntago tuzi ibyo ugiyemo niba ari akazi kabaye kenshi, ariko rwose gira ugaruke. Ku mwanya wawe wa 9 rero congratulations. Ku mwanya wa 8 rero turahasanga umumama mwiza cyane. Umumama muremure wijwi ryiza, uzi kuririmba, witonda, w'umumaneke, warinze umubiri wiwe yirinda kwiyandurisha ibiryo bitera ibicece. Yirinda ibicece. Uwo nta wundi ni umukobwa w'abagorora. Hari umuntu wambwiye ngo afite umugore ngo ni umukobwa w'abagorora, ariko ngo niwe mugorora utazi kuririmba. Uyu rero uyu nguyu Soso azi kuririmba, ni umumama mwiza cyane, akaba ari umukazana w'abanyabyinshi, muramuzi kabisa muri Alarme Ministries, afite indirimbo yagiye aridinga. Uwo rero ni Soso. Congratulations ku mwanya wawe wa 8. Ukomeze uririmbe neza, Uwiteka akomeza gusiga amavuta. Ubwiza bwawe twarabubonye bwa fizikali, n'imyitwarire yawe n'imico yawe twarayikunze, kandi ufite n'umugabo mwiza rwose, ntago twasiba kubivuga rwose. Congratulations ku mwanya wawe wa 8, kandi ukomeze uririmbe neza, ujye udufasha. Ntago ndi gutinda kubera imvura, ubu ngubu mu kanya nayo natangiye ndasubika kubera imvura, ariko ndi gukwakwanya kugira ngo yongere igwe nasoje. Ku mwanya wa 7 rero turasanga undi mumama w'umusirimu cyane, umumama mwiza. Mujya muvuga sinjya mbazanira abamama birabura, ngo mbazanira abamama b'inzobe gusa. Uyu munsi rero iyi top 10 yacu yibanzemo imibiri yombi n'abantu birabura. Uwo rero nta wundi ni umukobwa w'abasama, umukobwa mwiza cyane, umumama mwiza cyane rwose, ugira indangagaciro za Gikristo, ni umusirimu, yambara neza, agira agakupe keza. Uwo nta wundi rero ni Kabebe, umukobwa w'abasama, umukazana w'abasinga. Mama uri mwiza, uri umusirimu, ako gakupe rwose karakubera. Uzareba ukuntu utazasubizaho ibisuko. Kubera ko aka gakupe kari mu bintu byadukuriye kabisa. Turavuga ati ugomba kuza muri top 10, uri mwiza rwose, uraberwa, uri fashionist kabisa, uraberwa pe, kandi uri sociable, ufite amaraso meza, ufite n'igikundiro cy'Imana kikugumeho rwose, uri mwiza cyane. Kabebe wambara neza. Icyo kintu cyo, iyo ndwara urwaye kwambara neza ntuzayikire mu izina rya Yesu. Nkwifurije kurembeshwa nayo, ugumu yirwara iyo ndwara yo kwambara neza kabisa, ntawe yishe. Ahubwo nureka kwambara neza nibwo uzapfa. Ugume wiyambarire neza, ugume uberwe rwose. Kabebe wacu ku mwanya wa 7 abasinga rwose. Congratulations. Ku mwanya wa 6 rero turahasanga umumama mwiza cyane, umumama witonda, nawe ni umukobwa w'abasinga, bamwita Amahoro Jeannette. Ni umumama mwiza cyane cyane rwose, w'inzobe, aritonda, agwa neza, aseka neza, ni mwiza, ahumura neza. Wa mumama we w'amahoro, uri mwiza, uri uw'amahoro kabisa. Izina ni ryo muntu kabisa. Ababyeyi bacu bajya batwita neza, turabashimiye. Uyu mumama rwose ni mwiza cyane, ni umusirimu, arambara akaberwa, aratuje. Umva, uyu mumama kabisa agira n'umwete muri ministeri yabo ya Alarme Ministries. Ntago ajya akunda gusiba cyane za practice nk'aba bandi ntavuze, mujya muhamagara mugatanga impamvu kandi muri kubeshya. Rero uyu mumama rwose turagushimiye cyane
ku bwitange bwawe n'ubwiza bwawe turabubona ku mwanya wa gatandatu rwose. Congratulations rwose, komeze wibere mwiza, turagukunda cyane rwose pe. Ku mwanya wa gatanu rero turahasanga umumama mwiza, umumama ukiri mutoya w'agatsaye gatoya warinze umubiri wiwe. Halo mbinguni. Uyu mumama rero ni umukobwa w'abahiga, akaba ari umukazana w'abasita, nta wundi ni Yvonne. Yvonne ni n'umudekoratrice rwose, mujye mumugana abadekorere ibirori byanyu mufite by'ubwoko bwose, ama bread shower, ama baby shower, ubukwe, ikiriyo, graduation, anniversaire, umva ikirori cyari cyo cyose mujye mumugana. Yvonne arahari ku bwanyu ngo abakorere ibintu byiza cyane kandi ibintu bisukuye birimo n'igisirimu cyinshi. Ubona ko ari umumama ukiri mutoya witeje imbere rwose, avuga ati ntago kwicara, ngomba kwicara, ngomba guhaguruka ngakora. Rero Yvonne, congratulations ku mwanya wa gatanu. Ni umumama arirabura, aseka neza, ajya mu kanwa heza h'umukara hatarahagurano, hiwe hanatirere, agira n'imisatsi myiza rwose. Ewana ubihakana azaze mumushyire amukore mu mutwe mvuko nafite imisatsi myiza. Wowe ugiye kubihakana urinde wo guhakana ngo ntafite imisatsi myiza, urayizi? Ngenda yizi. Rero uyu mumama rwose komeza wibere mwiza Yvonne, komeza witeze imbere rwose. Congratulations ku mwanya wa gatanu. Abasita twatoye neza, tuzi guhitamo. Ku mwanya rero wa kane turahasanga umumama mwiza cyane rwose, mwiza nawe bamwita Soso. Ni umukobwa w'abasinzira, akaba ari umukazana w'Abanyakarama. Uwo rero nta wundi ni Soso, ni umumama mwiza cyane. Iwe n'umugabo we bahagurukiye kubambika neza muri Mazeze Kutire, ni ukwambara neza mukaberwa, kandi mwibuke na top 10 y'abagabo bambara neza muri Kigali. Umugabo we yaje ku mwanya wacu wa kabiri. Ubwo rero uyu nguyu ni Soso, ni umukobwa mwiza cyane, umumama mwiza cyane w'inzobe, agira nawe imisatsi myiza y'amarende, umva ari sociable, ni umunyamico myiza uhereye no ku babyeyi be. Ni abantu bazi kubana neza n'abantu, ni abantu b'abakristo. Mama we, papa we, bose ni abantu b'imfura cyane rwose. Solange, Soso, ku mwanya wawe wa kane. Congratulations, ukomeze wibere mwiza, ube umusirimu, wihumurire neza. Halo ukomeze wambara izo gold ujya wambara, mbese nyine ukomeze wibere mwiza rwose, ntawe mubirwanira, nta n'uwo mubipfa, ni ibintu bikubereye. Ku mwanya wawe wa kane. Congratulations. Twagiye rero ku mwanya wacu wa gatatu, turahasanga umumama mwiza cyane. Umumama mwiza cyane, uwo nta wundi ni Madame SG. Qu'est-ce que c'est la définition de SG? Secrétaire général. Uwo nguwo niwe watubereye ku mwanya wa gatatu, mukazana w'abagabika, bamwita Fanny. Fanny ni mwiza, mana yanjye. Ese uko uyu mugore nzamugire gute n'ubu bwizeye? Uyu mumama ni mwiza, ni muremure, icyo ni icyambere. Icya kabiri, agira skin nziza inoze, igikara cyiza kidafitemo amadowadowa, kidafitemo karabasasu, kidafitemo umucanga, igikara cyiza kinoze, umubiri mwiza unyerera. Fanny, urabona ukuntu mu kanwa he? Mu kanwa he ni heza, harirabura, afite inyinya. Mama ni ngo inyinya ni inenge. Umuntu wabyanditse muri komenti, waba uzi yuko inyinya basigaye bajya kuzitezamo? Mujye muvuga ibintu muzi n'ibintu mutazi mu biceceke. Inyinya ni inenge kuva ryari? Kuva ryari inyinya yabaye inenge? None se abantu turi gushaka kujya kwitezamo inyinya tuvuge yuko turi kujya kwiteza inenge? Ntabwo bihura, ntabwo bikunda rwose. Uyu mama ni mwiza cyane Fanny.
umumama mwiza abyibushye neza mu kinyabupfura, abyibushye neza muri discipline, n'umumama w'imico myiza, aritonda, akagira noneho umugabo ni marayika murinzi wavuye mu ijoro azaramanuka. Umumama mwiza w'imico myiza n'umugabo we rwose baritonda, baratuje, n'abantu babana neza n'abandi. Fanny rero yaranabyaye rwose, ahubwo nanjye nzikubita agashyi nk'impamo 250 njya kumurebera umwana. Muramubona rwose ni umusirimu, yambara neza, azi kwiyitaho, agira nyine fraîcheur. Uno mama ni mwiza cyane rwose, ni umusirimu. Twagiye rero ku mwanya wacu wa kabiri. Noneho ku mwanya wa kabiri we ndabanzana na mubyinire. Ndabanza mubyinire wa. Nkunda ukuntu ajya abyina gutya muri korari. Harya ni alarme ni korari. Ako ni korari, nuko ari ministeri, ariko ga ni korari. Mu korari azabyina neza. Icama kazaje hahandi kuri kadansera akaba ari uzaza utanga idansi. Uwo nta wundi ni umukobwa mwiza cyane. Umukazana w'abagunga mu nzu y'abadinzi, uwo nta wundi ni Mama Pasteur. You see? You see her? She's beautiful. Ni mwiza cyane Maye. Umva, Maye ni mwiza. Ni umusirimu. Nabonye kuzamuzana mu bagore b'abasirimu, ndavuga nti hoya kamanze mubazane hano muri alarme mumurebe ukuntu ari mwiza, kandi nubwo ntazamuvuga mu bagore b'abasirimu, nawe ni umusirimu. Nawe ni umusirimu rwose. Uyu muntu uri kumpamagara naba ndetse ndi muri top 10. Uyu mumama rero ni umusirimu, afite imodoka nziza. Halo mbinguni. Imodoka yahawe na Rurema sha. Rurema wenyine yamamuye imodoka iwe n'umugabo we. Umugabo we ni Pasteur Kado. Ninde udakunda Pasteur Kado? Pasteur Kado ni imfura y'Imana, ni umuntu w'Imana, none azasenga neza mana we. Muzomutegera ari gusenga, ndabatumiye mu isengesho rye. Rero n'umugore wiwe biza ya mavuta akamumenekaho, akamwisukaho kabisa, akamucuncumukaho, akaguma kuba mwiza, akabicyuki, none aseka neza, afite na fosete. Mana yanjye ni muremure, ateye neza rwose Maye, uri mwiza, Imana iragukunda, natwe turagukunda, kandi warimwe mu buryo butangaje. Yego, uri mwiza rwose. Ewana, wigurira akantu niyo naba ngombwa nanjye nzaza ukantemo, kuko uri mwiza. Uri mwiza rwose, uri umusirimu, ufite n'umugabo mwiza. Ariko papa bese urabona iyi shati yambaye ya lesi, izo shati zihenda. Izo shati zihenda rwose, yambara neza nyine, ni umusirimu, azi kwambara rwose. Maye, congratulation ku mwanya wawe wa kabiri. Ku mwanya wacu rero wa mbere, halo mbinguni, mwaravuze sinza mbazanira ngo abantu ngo birabura. Ubusema abandi aba bantu bose ndi kuvuga inzobe nizingahe. Harimo umumama mwiza cyane. Uyu mumama ni umukobwa w'abadahugwa. Uyu mumama ni umukobwa w'abadahugwa, aritonda. Buretse mbanze mubereke neza. You see the misatsi bamwita Sandra. Sandra ni umukobwa w'abadahugwa, akaba ari umukazana w'abanyakarama. Uno mumama ni mwiza. Uziko igitangaza ndi gupanga abagore bo muri alarme beza. Uziko naje gusanga yaranaje muri episode 1 mu bagore beza. Uyu mugore ni mwiza, ubwiza bwe bwagumye kugira umutwe munini. Uyu mama ni mwiza, ni umunyamico myiza, aritonda, kandi ikindi azi no kwambara wa. Umugore uzi ukenyera igitenga akagikenyera neza gutya. Uyu mugore niwe wa mbere kabisa,
nta n'uwamukurikira rwose ni ukuri ni uwa mbere pe ni uwa mbere rwose ni umusirimu afite umugabo mwiza umugabo muremure uri kuri taye nziza za taye ziberwa rwose uyu mugore ni mwiza kabisa ewana wa mumama we Sandra rwose uri mwiza urahumura wambara neza rwose n'imyifatire yawe ni myiza urabibereye nta wundi ukwiriye kuba uwa mbere muri alarme yose atari wowe bose bakurebereho bajye bambara neza nkawe simvuze kandi mutambara neza ariko mujye mwambara neza mukenyere neza ibitenge nka Sandra burya ngo umwambaro wiyubashye w'umugore ngo ni igitenge naho mwebwe muri kuza n'ubucengu bw'ubukanju ngo muraza muri top 10 gute mutazi kwambara ngo mwikwize muze mwambara neza mwikwize murebere kuri Sandra aba bantu bose navuze ba top 5 mubarebereho n'aba bari muri 5 kugera kuri 10 mubarebereho bambara neza kuva ku mwanya wa 10 kugera ku mwanya wa mbere bambara neza nico nagendeyeho nshingiraho muze mubareberaho n'andi ma ministeri yose mubarebereho rwose ubu sinsoje nta wundi wari ukwiriye umwanya wa mbere ni Sandra umukobwa w'abadahugwa umukazana w'abanyakarama komeza wibere mwiza mama turagukunda cyane ku mpamo 250 mwese mwaje muri top 10 congratulations nawe utisanze muri top 10 uri muri alarme ukaba wiyizi w'ubusirimu ntugire ikibazo rwose ninjye nawe ejo nzaba nakugezeho kabisa unshakira ifoto nziza cyane yawe kugira ngo utazibura muri top 10 y'abasirimu rero ibiganiro byacu nakagaruka mukomeze mudukunde like share comment zanyu zijya zitwubaka cyane zigatuma turushaho gukora congratulations rero kuri mwe mwese mwisanze muri top 10 yacu y'abagore beza bo muri Alarme Ministries ibiganiro byacu nakagaruka mukande subscribe kuri Alarme Ministries muzabe no muri konseri yabo ku itariki 30 z'ukwa 11 muri Kigali ntimuzabure cyangwa ngo mukererwe nanjye nzaba mpari kandi nzicara imbere kuri table ubwo rero tuzahurira muri Alarme Ministries ntimuzabure ibiganiro byacu nakagaruka subscribe